basezeranye umutungo wose ari uwo twaguze ari uwo twakoranye byose tuzabigabana 100%. Kabisa umugabo akahita acangirwa. Agacanganyukirwa akayoberwa icyo gukora. Gatekereza bikanga. Cha mu rukundo mana abakobwa ntago bazi. Umukobwa yakwitayeho wamuha ijuru ukiri ku isi. Urukundo si ikintu cyo gukinishwa. Rukundo rukumbi rwanjye, rukundo rwanjye rwa mbere, ko nagukunze by'urumamo ukagenda ukansiga nta nunsigi. Ibuka bya bihe turi ku mazi iyo Rubavu twahagiye iminsi 2 ariko uyu munsi sukindeba niryera urandeba ukanyishisha. Ubona ari yaba bakire yaba bakene ni irihe tandukano riri hagati y'urukundo rw'abakire n'urw'abakene wowe uko ubibona? Hari itandukano riba ririmo cyangwa byose aba ari ibibazo nk'uko wabivuze? Nubwo ntarubaka ariko niyo ngana. Wowe ubibona ute rero? Inkundo z'abakire akeshi zigaragarira mu gusohokana. Nahoze mbivuga ati ko twajyanye ku mazi Rubavu uyu munsi ukaba uri kunyihakana. Ese hari uwo mwigeze muhajya? Bibari warira wabonye amafaranga kujyanayo? Ayo gusohoka ntabwo usumenya ko vuna n'uburyo wayashatse ari uko uwo mwajyanye akwihakanye ku mugaragaro izuba riva. Inkundo z'abakire zikunda kugaragarira basohokanye bahana impano. Ashiri wawe akahita kugurira nk'ishati ya Gentleman cyangwa se akakugurira isaha ya zahabu. Waba warayiguze? Ashiri wakakugura telefone igezweho nk'uyu munsi. Telefone igezweho ni portable twaritse telefone ya bita Pixel 9 Plus. Pixel 9 Plus umushira akayikugurira. Mu by'ukuri iyo mwanze ntuyimusubiza icyo nacyo yarukiza. None ngo urukundo ni urugendo rurerure kandi iyo urusitayemo gakeya ntubasha ubweguka. Benshi bakomeretsa. Turakunda tugakundwa ariko bikarangira itabyitwayemo neza ubihombeyemo. Ukabihomberamo ntaho homba atagize ntaho homba atashoye. Naho bundi tugarutse ku nkundo z'ubu ngubu tureba kuri kote ebyiri, ku rw'abakire ku rw'abakene. Abatifashije cyangwa se afite ubushobozi bukeya budahagije nizi za. Iyo mvuze ngarutse ku rukundo rw'abatishoboye usanga bo bafashanya mu mirimo yabo. Urugero nka Alphonse akaba ntibanyumve nako ndi kwitangaho urugero. Urugero nka Alphonse akunda umuntu wahara hepfa mu cyaro. Kubera urukundo agiye mu rugo aramufashije uturimo. Ariko sinzi nimba uyu munsi ari ibikibaho. Amufashije uturimo agiye kumuha akabyizi. Ubwo niko ari kugenda yiexpressa ku babyeyi. Ababyeyi babona yuko ko uyu muhungu yazaba umusore yazaba umukwe mwiza. Mu mibyizi yonyine mu mibyizi ukabutereteyemo cyangwa se mugatekereza ikizaba teza imbere. Kandi usanga abantu nanone batishoboye iyo bakundana bahatira gusenga. Ese sheri wanjye ujya ukunda gusenga? Nako ntabwo yavuga sheri ari wanjye. Abi wanjye da abi wanjye aravuga ngo abi wanjye avuga sheri cyangwa bebe be wanjye ariko abakire sheri dusohoke muri Marriott. Dusohoke muri Marriott ntabwo wasohokana se muri hoteli ubumwe nkumbi ya pisine yahiri hejuru muri etage. Umwana wibere hari hepfo arimo arakorera uduceri 1000 2 5 kugira ngo azabone iki amajyambere sha. Abajyana mu rugo naho umukire we hari itandukaniro rinini cyane. Kandi urukundo rw'abakire umukobwa yagukurikiye amafaranga sava. Umusore utwara imodoka nziza ufite akazi keza yendera nka manager wa bank runaka tayari ufite akazi keza. Ibihe birahinduka. Wa mukobwa nakubona amafaranga ari gihe azaza ashaka amafaranga ate nawe akonze.
ibyo sinzi nimba bamwe babizi. Azakurivinga usigare wicuza, usigare ukora imivugo, usigare usiga basiganuze uriya yari wa wundi cyangwa n'undi. Ese ibyo wabikuye ko uri kuvuga nk'aho byakubayeho? Anaza nkubwira ngo riba wariraye neza byakubayeho. Niko byaba byarakubayeho ko utanga experience nk'aho byakubayeho. Binkora ku mutima ne kugutoneka intoneka udatuma ngire byinshi nibuka. Reka ibyo tubyihorere twikomereze. Ese wowe ubona ari ibihe bibazo abakire n'abakene bagenda bahura nabyo? Kubera ko yaba ari umukire yaba ari umukene bose baba bahura mu bibazo. Bose bahura mu bibazo. Ubivuze neza David. Bose bahura mu bibazo. Ubona ari either you are rich or poor one. Uhura n'ibibazo mu rukundo. Nimvuga urukundo ntabwo ari guteretana gusa. Twinjire no mu ngo bashakanye. Ese nyuma yuko bakoze mariage ababibashije ariko mariage zikora bake muri ibi bihe. Ababibashije mwageze mu rugo gake kuri kote y'abakire y'abantu bafite amafaranga. Abakobwa b'uyu munsi bakobwa simba bureminze cyangwa se mwumve ko twabavumbuye. Mwabavumbuye. Umukobwa arakubona ibiceri ugenda mu modoka nziza igezweho nk'iy'umuhanzi ufite akazi keza kaguhemba ku kwezi azi ko ufite inzu nziza. Arakwitaho my god, arakwitaho ukundane mu mezi 3 agusabe ko mukora mariage nawe usaba ko mukora mariage. Umukobwa atangire kwiyandikishaho imitungo yawe. Cyangwa tugende ugotwe urumva tugende ugotwe usezerana umutungo ivangamutungo. Ese wowe ko kiba wabyemeye? Kweki bamwe baba babyemeye kandi mu rukundo mana abakobwa ntago bazi. Umukobwa yakwitayeho wamuha ijuru ukiri ku isi. Wamuha ijuru nta n'ikibanza ufite he ku isi. Rero umukobwa yakwitayeho ashora igishoboka cyose ukisanga wayamanitse. Ati i Musanze hari inzu yanjye, hari hoteli yanjye, i Rubavu hari beach yanjye, i Kigali hari inzu y'ubucuruzi. Sheri nta kituzabura. Ati nta kizambura. I love you. Nawe ukabigaba gutyo kumbi ntuzi what is behind. Utazi icyo yishakiye. Ntuzi icyo yishakiye. Mumaranye amezi 3 muvuye muri honeymoon. Abantu batazi ukwezi honeymoon ukwezi kwa buki n'indimi kabisa. Mu kwezi kwa buki muramuryoshye sheri sweetie bebe ndagukumbuye wamukumbuye muryamanye. Ariko nyuma y'amezi angahe kuko afite intego yuko ikishaka amafaranga agatangira kukuyenzaho, agatangira kujya mu bagabo kugira ngo aguserereze kugira ngo wivumbure. Mwirukane ate gatanya. Twasezeranye umutungo wose ari uwo twaguze ari uwo twakoranye byose tuzabigabana 100%. Kabisa umugabo akahita acangirwa. Agacanganyo kigwa kayoberwa icyo gukora. Gatekereza bikanga. Nuko inkundo zaki aho urukundo rw'abakene. Abonye umugabo avuganye n'undi nabo bagira jarisi. Ebra ni jarisi no gufuha. Barafuha my godness. Ari n'abakene se nta n'ikintu bifitiye koko. Abati shana kubonye bingoye. Nakubonye bingoye. Ko umenyana na kanaka. Yamubona agafu. Nuko zigize gute? Ziba zitangiye gute? Iyo ni etape ya mbere yuko zasenyutse. Nk'umwanzuro rero. Nk'umwanzuro n'uwuhe? Bantu mukundana. Nk'uko Rumaga bivuze ati mu buzima turakunda tugakundwa murashishoze igishimisha Imana. Murashishoze igishimisha Imana. Gesimbari.
ni nuko byanzuye. Sawa urakoze cyane rwose Alphonse. Tandukana n'ikibazo cy'inzara n'inyota kuko Diogenes Shop yaje ari igisubizo. Muri Diogenes Shop tubafitiye gaze z'ubwoko bwose, jibu, hashi, meru, espe n'izindi, umuceri, kawunga, imboga z'amoko yose, amafu y'amoko yose, ibirayi urya ugatemba itoto, ibishyimbo byo urabirya ugashisha wumva. Ngiri ibanga ryo kubaho neza rero. Ntitwakibagirwa kandi amagi meza atetse n'adatetse. Si ibyo gusa kandi muri Diogenes Shop tubafitiye ibyo kunywa bitandukanye, harimo fanta z'ubwoko bwose, juice zamenyekanye nka Karungi, ndetse n'abandi bagera ku gasembuye ntabwo twabibagiwe kubera yuko tubafitiye Mitsingi, Knowless, Skol ndetse na Virunga. Akarusho kandi tubafitiye n'amazi meza cyane ya Jibu. Kandi ibi byose igiciro ni nk'ubuntu mba nkuroga. Umwihariko kandi nuko kwa Diogenes Shop ibyo uhashye byose tubikugereza iwawe ku buntu. Banyeshuri, bayobozi, babyeyi, banyonzi, bamotari, namwe rubyiruko muhawe ikaze muri Diogenes Shop. Mwadusanga muri centre ya video iburyo bw'umuhanda uturuka muri kaminuza werekeza abamotari baparika hepfo gato y'umunara. Ni amayobera arimo kandi kuko ukihagera uhabona gaze nyinshi z'ubwoko bwose. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri telefoni igendanwa ariyo 072 78 39 169. Ndayisubiramo ni 072 78 39 169. Yes! Diogenes Shop, ibanga ry'ubuzima bwiza. Wow! Mwakoze gukurikira iki kiganiro, mukomeze kugubwa neza.